Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana nziza, tugushimiye kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera azaganire n'imitima yacu ndetse adushoboze gusohoza icyo ijambo ryawe ritumye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira ku kugira umwete wo kwezwa. Ni ijambo tuzaganira mu gihe cy'icyumweru cyose cyangwa se mu minsi 6. Niho tuzagaruka cyane kuri iryo jambo. By'umwihariko rero kuri uyu munsi wa kabiri tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Ni igihe Mose ngo yari agiye umukumbi wa sebukwe, hanyuma ngo ari aho yari aragiriye, agiye kubona ngabona igihuru cyaka ariko ngo nticyakongoka. Reka dusome Kuva ibice 3 umurongo wa 3. Handitse ngo Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Kane, Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. 5, haramubwira ati, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Imana ashitugirire neza. Uko nari mbivuze mu kanya, muri iki gihe cy'icyumweru turimo turaganira ku kugira umwete wo kwezwa. Izi ni inkuru za Mose, umugabo yagize ishyaka ry'Imana ryinshi ryo kurengera ubwoko bwabo. Bibiliya inavuga ngo yanze ngo yatekereje ko kwitwa ngo umukobwa wa Farawo batari ibintu byo akwiriye gutsimbararaho, ngo yemera kurenganwa, ngo bamuhora, ngo gutukwa, ngo yemera kurenganwa n'ubwoko bwabo, ngo ahorwa Kristo. Imana itugirire neza. Niko mu Baheburayo havuga ibice 11 havuga iby'intwari zo kwizera. Uyu munsi rero nubwo yagize iryo shyaka ry'Imana, ariko yari yarigeze gukora icyaha, yari yarigeze kwica umuntu. Ngo hari ubwo yigeze kubona ngo Abisiraheli, ngo umunyegiputa arimo arenganya umwisiraheli, ngarangije ngafata ngo wa munyegiputa aramwica, maze kumwica mutaba mu mucanga. Icyo cyaha rero cyari kikiriho, nubwo yari yaragiye yaciyemo imyaka myinshi, icyo cyaha cyari kikiriho. Wowe unteze amatwi uri kunyumva, imirimo iyo ari yo yose wakora, ishyaka ry'ibyiza ryose wagira, iyo ribuzemo kwera, uba utandukanijwe n'Imana. Imana yacu irera. Ijambo ry'Imana riduhamiriza ko yera, ngo muri yo nta mwijima na mukeya urimo. Imana itugirire neza. Cyari icyaha kimwe, ariko Imana kuko yari ishatse kumukoresha ajya gukura ubwoko bwa Isiraheli muri Egiputa, yabonye itamukoresha afite icyo cyaha. Nuko Imana imutegurira gahunda yo kubanza kwezwa, imwereka igihuru kirimo kiraka ariko ntigikongoke, donc imwereka ibyo kwera kwayo. Hari ikintu nakunze rero, Mose ngo yagize ishyaka ryo kujya kureba kwa kwera kw'Imana. Ahari nawe wumvishije rino jambo turimo turiga muri iki cyumweru, nawe ahari wenda ushatse kumva ku byo kwezwa, urumva wifuza kubimenya, Imana yacu itugirire neza, ni byiza rwose. Hanyuma ngo agiye, uyumva ijwi rimubwira, ariho hariya dusomye ngo kwetura inkweto, kuko aho uhagaze aho ngaho arahera. Imana itugirire neza. Imana yifuza ko tuba mu kwera. Hanyuma rero kwera tukitandukanya n'ibibi. Ejo twagarutse cyane kuvuga kugira umwete wo kwezwa, twibanda cyane ku kwitandukanya n'ibibi. Ariko ntago kwezwa kugarukira gusa mu kwitandukanya n'ibibi, ahubwo hazamo no kwegera umwami Imana. Imana itugirire neza. Urugendo rwo kwezwa ruzamo no guhora ushishikariye kwegera Imana, kuko iyo wegereye Imana irakumurikira, umucyo wayo urakumurikira, ukamenya iby'intege nkeya zawe, ukamenya ahari inenge zawe, ukamenya guhumana kwari kukuriho. Iyo uri kure y'Imana, ibintu byose wabyita kwera. Donc umuntu uri mu mwijima ashobora kwibwira ko asa neza kandi asa nabi, ariko uko agenda yegera umucyo niko agenda abona imyanda imuriho. Imana itugire neza. Umuntu uri muri metero 10 uvuye aho itara riri, ntago aba abona, ntago aba murikiwe n'umucyo ugereranyije n'uri muri metero 1 yaho umucyo uri. Uko niko rero n'abegereye Imana bimeze. Uko urushaho kwegera Imana, utera indi ntambwe uyegera, igenda ikumurikira kugira ngo burya no mu magambo yawe harimo ibintu bitaboneye. Wakongera kwegera Imana kugira ngo burya na biriya bitekerezo wajya gufata nk'ibintu bisanzwe, hati Yesu ntago yabigera, nabyo ukabyezwa, kongera ugatera imbere. Mujye kwegera Imana, uko ugenda wegera ikagenda igwishurira ibindi bintu bitari byiza. Wifurije kugira umwete wo kwegera Imana, uko ari byo bikwiriye abari mu rugendo rwo kwezwa.
uko urushaho kuyegera niko irushaho kukwishurira hari intege nke zawe, kandi numva ijwi rikubwira ngo kwetura cyangwa se itandukanye na kiriya, uzagira umwete wo kuryumvira, uzagira umwete wo kwitandukanya n'ibidatunganye, uzagira umwete wo kwitandukanya n'ibyo Mwuka Wera akubwira, ntuzagundira ikibi, ntuzagundira icyaha, ahubwo uzagira umwete wo kwitandukanya n'ikibi. Wegera Imana, izarushaho kukwihishurira, izarushaho kukwereka ubwiza bwayo, umenye ububi bwawe, hanyuma wihane. Kandi numva ijwi ryayo rikubwira ngo ihane kiriya, nubwo cyaba kigufitiye inyungu, uzemere ukireke. Murakoze cyane. Yesu aduha